Imana irambwiye ngo yarababaye, ongera wiyambura umwambaro. Nyakigali, abanyagihugu bongera kwemera Imana, bo munsi umwe niwe yatangiye kwivuga avuga ngo dore hasigaye iminsi 40 utari bwihana ararimbuka. Umva abahanuzi dufite muri iyi minsi, ize Yona ararangurura muri Kigali, Yona arangurura mu itorero, Yona arangurura mu basaza n'abakecuru. Wongere wiyirize, kuko nudasenga dore akaga karakumanukiye. Imana y'amahoro nibane na mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaha umugisha, Imana nibarinde, ibagote kandi ibashoboze ibihe byose aho mutuye hose mu Rwanda, mu tandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese mutuye muri diaspora, mu Burayi, hose aho mutuye hose turabakunda cyane. Abavuga ikinyarwanda n'abatakivuga n'abatacyumva, mwese reka tubabwire ngo Imana ibarinde. Abari kwa muganga, abafite ibibazo byose, navuga ngo reka Imana ariyo yikorera. Turabashimira rero uburyo mudukurikira, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro, mudutera inkunga, kandi Imana izajya ibaha umugisha. Muri kumwe na Gracie kuri kamera, ubakunda cyane. Mudukurikire rero kandi tuzatubasabira umugisha kugira ngo Imana ibakomeza ibihe byose. Reka twishime kandi tunezererwe kuko twongeye guhura n'umukozi w'Imana. Reka yivuge tumwakire kuri zicano, ariko mwege mudukurikira turabakiriye. Reka tumusabe nawe atwibwire, atubwire n'ikimugenza, kuko birakwiriye kugira ngo twese tumumenye. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Turabishimiye cyane kuba twongeye kuganira, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa ku butumwa bwiza Imana yaduhaye cyangwa yaguhaye. Noneho utubwire icyo Imana yaguhaye, yagushyize ku mutima. Noneho muri ubwo buryo ni karibu, reka dusenge Imana, dusengera Imana. Imana nziza, Imana data wa twese, turagushimye bwa dushoboje kugera aha ngaha, kandi turagushimye bwa dushoboje guhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batambutse ariko twebwe tukaba tukiriho. Ishimwe ni iryawe. Tugwaye ikaze n'akari mu mitima yacu, twingingiye kubana natwe. Tutagufite ntacyo twaba dugufite, ariko tugufite muri twe mu mutima yacu, nta nundi murengezi twakena atari weho. Tugusabye ngo tubere umurengezi, tugusabye ngo bane natwe. Umwuka wera w'Imana abigitsika mutima mu mitima y'Abanyarwanda, mu mitima y'abari tuye mu mpande enye z'isi, kandi ubakangurire gukunda ijambo ryawe. Uduhe kuba abana bo kumva kandi bakumvira ijambo ryawe. Murakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Amen. Imana iguha umugisha. Yego. Reka tuguhe karibu noneho ukomeze ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nk'uko mubizi amazina ni Nsabimana Byiringiro. Waba utari usanzwe unzi cyangwa wari usanzwe unankurikirana ku bindi binyamakuru, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'urubyaro Imana yampaye. Mbere ya byose ndanezerewe, ariko ndashaka kwiga ku ijambo uyu munsi ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Umuhanuzi bita Yona. Uyu muntu bita Yona niwe nshaka kuvugaho, uriho muri iki gihe. Nanjye naba narigeze mba Yona, nanga se weho waba warigeze uba Yona. Uyu munsi ndashaka kuvuga uko Imana yantumye ku Banyarwanda, ndashaka kuvuga uko Imana yantumye ku bantu bari ku isi yose. Baba baribereye Yona cyangwa se ngiye narabaye Yona, ariko ndashaka kuvuga nimba uri Yona nanga se ndi Yona uri gutumwa Nineve. Imana yabiri kugutuma mu murwa, Imana yabiri kugutuma mu itorero, Imana yabiri kugutuma muri korari. Niyo ni bice bitatu haturebere. Imana yabiri kugutuma mu bayobozi, Imana yabiri kugutuma ahantu hatandukanye ariko ukanga kuvuga ibyo Imana ikubwiye. Imana yabiri kugutuma mu ngeri zose ariko ukanga kubivuga. Ariko ndashaka kukubwira aya magambo ya Yona. Turahera ku bice bitatu, turahera ku murongo wa mbere. Reka badusomere mu izina rya Yesu. Telefone yanjye iri kwizimya, sinzi niba ndasomari. Uradufasha? Iyo
Yona ibice bingahe? turahera ku bice bitatu ku murongo wa mbere tugere ku wa gatanu. Twumva icyo Imana ishaka kuri Yona, twumva icyo Imana igushaka wa muhanuzi we, twumva icyo Imana igushaka wa muvugabutumwa we, twumva icyo Imana igushaka wa mushumba we, twumve icyo Imana igushakaho wewe wahamagariwe gutanga umuburo ku gihugu ukaba utari kuwutanga, wewe wahamagariwe gutanga umuburo mu banyarwanda ukaba utari kubivuga, wewe wahamagariwe gutanga umuburo muri diaspora ukaba utari kubivuga. Yego. Ya Yona ibice bitatu umurongo wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yona yongera gutumwa i Nineve. ngo Yona yongera gutumwa i Nineve. Imana igiye kongera kugutuma, nanjye Imana yongeye kumpagurutsa, Imana yongeye kunkoresha, nawe Imana igiye kongera kugutuma. Icyo ngusaba ni ukugira utinangira umutima. Nanjye narinangiye umutima inshuro nyinshi, ariko none nemereye Imana kongera kuza guhagarara imbere ya kamera, kongera kuza kuvuga icyo Imana ibashaka muri iki gihe. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kugera kuri Yona inshuro ya kangahe? Inshuro ya kabiri. Riramubwira riti haguruka ujye i Nineve. Ngo haguruka ujye mu banyarwanda ubabwire. Ngo haguruka ujye i Nineve wa murwa munini uwuburire imiburo nzakubwira. Ngo haguruka ujye i Kigali mu itorero, ujye mu nkengero z'igihugu, ubabwira aya magambo Imana igiye kugutuma, ubabwire iyi miburo ngiye kukubwira. Ngo nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ngo nuko maze Yona yambara imbaraga arahaguruka ajya i Nineve nk'uko yamutegetse, nk'uko Imana yamutegetse. kandi Nineve wari umurwa munini cyane. Ngo dore uwo mugwa w'i Nineve, dore umugwa wa Kigali wari umugwa mwiza, wari umugwa munini, yaba atari na Kigali, igihugu cyose urimo, uwo mugwa wari munini cyane, wari ahantu heza cyane. Nawe reba aho uri, yaba amahanga urimo, yaba igihugu urimo, yaba uri mu Burayi, yaba uri Aziya, waba uri ku mugabane wa Amerika, yaba uri ku mugabane wa Afurika, sinzi umugwa urimo, ariko ndashaka kugira ngo wumve aya magambo. Noneho kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ngo Yona, ngo uwo mujyi kuzenguruka cyagiye cy'iminsi 3, ngo ariko Yona agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Ngo maze Yona ararangurura muri Kigali, Yona arangurura mu itorero, Yona arangurura mu basaza n'abakecuru. Byiringiro ni urangurura uyu munsi, nawe genda urangurure. Haravuga ngo urugendo rw'umunsi umwe niho yatangiye kwivuga, havuga ngo dore hasigaye iminsi 40 utari bwihana ararimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa. Ngo maze ab'i Nineve, abanyakigali, abanyagihugu bongera kwemera Imana, bongera kugarukira Imana, ngo batangira kongera kwiyiriza. Bose bakambara ibigunira. Ngo maze bose bambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku ngo uhereye ku mukuru ukagera ku muto, uhereye ku muririmbyi, uhereye ku mukristo ukagera ku mushumba. Imana irambwiye ngo mwongere musenge muri iri torero, muri iri gihugu, muri iri abanyarwanda, mwongere mwambara imbaraga musenge. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami. Ngo maze ijambo ry'Imana rigera ku mwami w'i Nineve, ngo ahaguruka ku ntebe ye y'icyubahiro, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira. Ndafashijwe. Ngo maze uwo mwami yahagurutse ku ntebe y'icyubahiro, ngo yiyambura umwambaro we w'icyubahiro, ngo yambara umwambaro w'ikigunira w'igisuzuguriro, yemera gusenga Imana. Reka nkubwire wa muntu we, reka nkubwire wowe nteze amatwi, reka nkubwire wa munyacyubahiro we, reka nkubwire wa mutunzi we, reka nkubwire we ukomeye. Haleluya. Imana irambwiye ngo yarababaye. Ongera wiyambura umwambaro w'icyo cyubahiro cyawe, ongera wiyambura umwambaro isi yaguhaye, ongera wiyambura umwambaro igihugu cyaguhaye, wambara ibigunira, wongere usenge, wongere wiyirize, kuko nudasenga dore akaga karakumanukiye. Yicara mu ivu. Ngo maze uwo mwami ngo yicara mu ivu hasi,
Haleluya. ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve. ngo maze ategeka abatware bose, ategeka abayobozi bose, ategeka abayoboye bose. Yewe mushumba we, Imana ikuntumyeho ngo tegeka abakristo ushumbye. yewe wa mugabo we, yewe wa muririmbyi we, yewe ufite nawe uhuriye n'abayoboye, Imana ikuntumyeho ngo wakagize ubwenge wakongera ukababwira bagasenga. Amena. Bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. Haleluya. Amen. Avuga ngo umuntu wese ntagira icyo asogongera, ngo n'amatungo yiyirize ntahure n'ubwatsi. Ngahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Haleluya. Amen. Ijambo riravuga ngo umuntu wese ahindukire, mureke ibibi mukora, tureke ubusinzi n'ubusambanyi, tureke ubujura, tureke ubwesikoro n'ubutubuzi, ngo umuntu wese areke imirimo mibi ye. Imana ibantumyeho, reka imirimo mibi yawe, reka ingeso mbi zawe, reka kwiyoberanya kwawe, reka kwishushanya kwawe. Komeza. Nta ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Ngo nta ubizi, nitwubaha Imana tugasenga, tukumvira Imana tugasenga, ahari Imana yareka uburakari bw'inkazi ifitiye itorero, ifitiye aba bantu. Ahari Imana yareka uburakari bw'inkazi yari igufitiye, yareka uburakari bw'inkazi yari yaraguteje, nugaruka yakongera ikakubabarira, ikagukura ayo makuba, ikaguhoza ayo marira wari ufite. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Umva kuntu Imana imbwiye ngo mbabwire. Amen. Umva wa munyacyubahiro we, niwumva ukemereye. Yego twakomeje. Haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Ngo haguruka ujye i Kigali mu itorero, ujye mu nkengero z'igihugu, ubabwira aya magambo Imana igiye kugutuma, ubabwire iyi miburo ngiye kukubwira. Ngo nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ngo nuko maze Yona yambara imbaraga arahaguruka ajya i Nineve nk'uko yamutegetse, nk'uko Imana yamutegetse. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane. Ngo dore uwo mugwa w'i Nineve, dore umugwa wa Kigali, wari umugwa mwiza, wari umugwa munini, yaba atari na Kigali, igihugu cyose urimo, uwo mugwa wari munini cyane, wari ahantu heza cyane. Nawe reba aho uri, yaba amahanga urimo, yaba igihugu urimo, yaba uri mu Burayi, yaba uri Aziya, waba uri ku mugabane wa Amerika, yaba uri ku mugabane wa Afurika, sinzi umugwa urimo, ariko ndashaka kugira ngo wumve aya magambo. Noneho kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ngo Yona, ngo uwo mujyi kuzenguruka cyagiye cy'iminsi 3, ngo ariko Yona agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Ngo maze Yona ararangurura muri Kigali, Yona arangurura mu itorero, Yona arangurura mu basaza n'abakecuru. Byiringiro ni urangurura uyu munsi, nawe genda urangurure. Haravuga ngo urugendo rw'umunsi umwe niwe yatangiye kwivuga, havuga ngo dore hasigaye iminsi 40 utari bwihana ararimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa. Ngo maze ab'i Nineve, abanyakigali, abanyagihugu bongera kwemera Imana, bongera kugarukira Imana, ngo batangira kongera kwiyiriza.
bose bakambara ibigunira, ngo maze bose bambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku ngo uhereye ku mukuru ukagera ku muto, uhereye ku muririmbyi, uhereye ku mukristo ukagera ku mushumba. Imana irambwiye ngo mwongere musenge muri iri torero, muri iri gihugu, muri iri abanyarwanda, mwongere mwambara imbaraga musenge. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami. Ngo maze ijambo ry'Imana rigera ku mwami w'i Nineve, ngo ahaguruka ku ntebe ye y'icyubahiro, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira. ndafashijwe. Amen. Ngo maze uwo mwami yahagurutse ku ntebe y'icyubahiro, ngo yiyambura umwambaro we w'icyubahiro, ngo yambara umwambaro w'ikigunira w'igisuzuguriro, yemera gusenga Imana. Reka nkubwire wa muntu we, reka nkubwire wowe nteze amatwi, reka nkubwire wa munyacyubahiro we, reka nkubwire wa mutunzi we, reka nkubwire we ukomeye. Haleluya. Imana irambwiye ngo yarababaye. Ongera wiyambura umwambaro w'icyo cyubahiro cyawe, ongera wiyambura umwambaro isi yaguhaye, ongera wiyambura umwambaro igihugu cyaguhaye, wambara ibigunira, wongere usenge, wongere wiyirize, kuko nudasenga dore akaga karakumanukiye. Yicara mu ivu, ngo maze uwo mwami ngo yicara mu ivu hasi. Haleluya. ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve. Ngo maze ategeka abatware bose, ategeka abayobozi bose, ategeka abayoboye bose. Yewe mushumba we, Imana ikuntumyeho ngo tegeka abakristo ushumbye. Yewe wa mugabo we, yewe wa muririmbyi we, yewe ufite nawe uhuriye n'abo uyoboye. Imana ikuntumyeho ngo wakagize ubwenge, wakongera ukababwira bagasenga. Amen. Bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. Haleluya. Amen. Avuga ngo umuntu wese ntagira icyo asogongera, ngo n'amatungo yiyirize ntahure n'ubwatsi. Wa mukobwa we kwa ruko, Imana yari yaranze kugushingira kubera ingeso zawe mbi, ariko ni wigarura ukubaha Imana. Imana igiye kugukorera igitangaza. Hari akantu nshaka kubabwira. Umwami umwe bitaga Hezekiya, Imana yaramubwiye, atumye Yesaya iramubwira ngo genda uvuge ko ingoma yawe irangiye. Hezekiya aritonda ati nari ngeze igihe cyo kurya ifiriti, nari ngeze igihe cyo kunywa n'ibiki. Asaba Imana, Imana iramwongerera. Imana irangije iramubwira ngo ku ngoma yawe nsizeho amahoro, ngo ariko ku bazagukurikira ngo bazahura n'akaga, ngo bitwaye ikisi. Umva abahanuzi dufite muri iyi minsi, Imana irababwira ikintu ikababwira ngo ndaje nkoze ibi n'ibi, bakavuga ngo bitwaye icyo atari njyewe biriho. Nyamara numenya ko mwene so Imana yamurakariye, uzihutire kujya kumuririra. Numenya ko Imana yarakariye itorero, uzihutire kujya kuriririra. Sengana n'aba, korana n'aba, ariko nabonye batamfitiye umutima w'imbabazi, nta n'umutima w'urukundo bahangiriye. Nawe tekereza abo wabanye nabo, utekereza aho uvuka, utekereza abavandimwe, utekereza abakubeshye ngo baragukunda, utekereze ugifite abo mwagendanaga, nta mutima w'imbabazi bigeze bagira, nta mutima w'urukundo bigeze bakugirira. Ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo ni umwaka Yesu akugiriyemo imbabazi. Haleluya. Ni umwaka Yesu avuzemo ko agiriye abantu b'imbabazi. Haleluya. Ariko turi kubyumva ibi bintu. Ijambo ryatubwiye ngo tubwire abafite imvune zo mu mutima. Haleluya. Imana yabumvishe, irongera iratubwira ngo nitubwire imbohe ko zibohowe, nimbwiriza bari mu nzu z'imbohe ko babohowe. Ngo kandi nimbwire abantu ko ari umwaka Uwiteka agiriyemo abantu b'imbabazi. Oh haleluya. Aba bantu bari bafite umutima w'urukundo, bafite umutima w'imbabazi, ntabwo bari bizeye ko Yesu ari buzuke. Icyo bari bazi cyo ni uko bari bafite umutima w'urukundo n'imbabazi.
iyo Imana iguhaye umuntu ugufitiye urukundo akakugirira umutima w'imbabazi, aza gukora icyo Imana ishaka, atitaye icyo agukuraho, atitaye ukusa, atitaye aho uryama. Iyo Imana ikuzaniye umuntu ugufitiye imbabazi, arakuremera, aguhindurira ubuzima, ntacyo yitayeho. Ntabwo areba ngo uri muremure, ntabwo areba ngo uri mugufi, ntabwo areba ubwoko bwawe, ntabwo areka bagacuturukamo. iyo yaje afite umutima w'imbabazi n'urukundo. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Bari abadamu babikoze, ntacyo bitayeho. Imana irambwiye ngo ikuzaniye umuntu ugufitiye umutima w'imbabazi. Ndafashijwe. Yara umuririmbyi twatanganye yavuze ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo, ngo intambara zikaba nyinshi, ngo wagaragaje kunesha kwawe. Nubwo uri mu burwayi, mbonyemo imbaraga z'Imana muri ubwo burwayi bwawe. Muri ubwo buzima bwawe, mbonyemo imbaraga z'Imana. Muri ibyo bikomeye urimo, mbonyemo imbaraga z'Imana. Imana irambwiye ngo nkubwire ko ari umwaka Uwiteka kugiriyemo imbabazi. Ndafashijwe cyane. Totayibe kontrere meni dotayibe. Umva, komera kw'iryo deni Yesu arakwishyurira. Arambwiye ngo ntawe bigukoze isoni. Totayibe kontrere meni dotayibe. Urwaye ako kagura igihe kirekire, Imana irambwiye ngo koraho gusa, kuko Uwiteka kugira imbabazi urakize. Ndafashijwe. Ndumva imbaraga z'Imana zimanuka. Ndumva Yesu atangiye kugirira abantu b'imbabazi, kandi imbabazi nyinshi. Ariko Mana, ndakumva mu bantu bawe, ndakumva ugarutse ku itorero ryawe, ndakubona ugarutse ku baririmbyi, ndakubona ugarutse ku ivugabutumwa, ndakubona ugarutse ku bahanuzi. Ijambo ryatubwiye ngo nitubwire abantu bafite imvune zo mu mutima. Ufite imvune zo mu mutima zo mu murimo, ufite imvune zo mu mutima zo muri korali, mushumba ufite imvune, mukristo ufite imvune. Hari Imana irambwiye ngo yazibonye izo mvune, ije kukumara uwo mubabaro. Haleluya. Abari kunyumvira Imana tugire cyane ngo haleluya. Nimba wumva icyo Imana ivuganye nawe zamura haleluya uri. Kwico gisasiro nimba wumvisha Imana ihindura ibihe, zamura haleluya cyane. Mwizo ntambara nimba wumvisha Imana ihindura, zamura haleluya cyane. Muri ubwo buzima burahindutse, zamurira haleluya. Ndafashijwe cyane. Muririmbyi yigeze ateraga ko indirimbo havuga ngo umugongo wawe Imana ni mugari cyane, ngo uheka abasaza n'abakecuru, uheka abasore n'inkumi. Totayibe kontrere meni dotayine. Yewe data we ndafashijwe. Harangije avuga ngo umugongo wawe papa ni mugari cyane, ariko ari akantu yavuze ngo amaboko yawe ay'abantu yamfata akandekura, ngo ariko amaboko yawe ntiyamfata ngo andekure. Mbonye amaboko y'abantu yarakurekuye, amaboko y'Imana aragufata. Ariko hari ahagera akaririmba ngo aransimbiza, akansimbiza, kagubwa neza. Ndafashijwe cyane no kuri kwima. Hararirimba ngo aransimbiza, akansimbiza, ngo nkagubwa neza. Mbonye Imana igusimbiza mu mugongo wayo, mbonye Imana igushize mu mugongo wayo, mbonye Imana iguhetse. Totayibe kontrere meni dotayini. Wari ufite imvune yo mu mutima, wari uboshywe, wari urwaye, bakurambagizaga bikanga, ndetse Imana irambwiye totayibe kontrere meni dotayini. Imana irambwiye ngo apfushije ubukwe ejo bundi. Hari Imana irambwiye ngo izo mvune zo mu mutima zose Imana yarabibonye, none ije kukuruhura. Irambwiye ngo nkubwire ubugwaneza. Imana irambwiye ngo humura, uwo nta yaragufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo. Hari Imana izanye ugufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo. Rega umuntu ugufitiye imbabazi n'urukundo ntacyo yitaho. Barakuvuga wakumva ibyo baguharabikana ibyo byishimo bye, akavuga ati naramukunze.
bavuga ngo utambitse ibirenge akavuga naramukunze, bavuga ngo warabyaye akavuga ngo nicyo namukundiye, bavuga ngo ntazabya akavuga ngo nicyo namukundiye. Haleluya. Nubwo intambara ikurushya we gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Yo reka ngasubiremo, nubwo intambara ikurushya we gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Amen amen. Amen amen. Mukozi w'Imana. Yego. Kandi Imana ikongere imbaraga n'amavuta. Ndabyakiriye cyane. Rya Yesu Kristo. Amen. Mukozi w'Imana, Imana rero reka tukwibarize ibihe nk'ibi ngibi uri kubona ko ni ibihe bikomeye cyane kandi mu bihe by'imeruka. Paulo niwe wandikiye Timoteyo avuga ngo mu bihe by'imeruka zabaho ibihe birushya. None mukozi w'Imana uri kubona ko ibintu biri guhinduka mu matorero, insengero barazifunze, muri ADPR bari guhindura kugira ngo n'abagore abashumba. Mukozi w'Imana, umukristo yitware gute muri iki gihe nk'iki ngiki tugezemo kugira ngo twese tubashe kugenda mu nzira zitunganye z'Imana, noneho twese Imana ibashe kutubabarira? Reka nkubwira akantu kamwe, ntuzongere kuvuga ngo abagore baba abapasiteri. Oya, Bibiliya iravuga ngo ukimara kubatizwa nawe wemere kujya kuvuga ubutumwa. Sibyo? Wamudumbura muri Nyabarongo pfa kuba yemereye nawe mbese ukimara kubatizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uhawe ubudahangagwa nawe bwo kujya kuvuga ubutumwa. Uhawe ubudahangagwa. Nase nta bantu bumva ngo n'abapasiteri batarimitswe. Imana ikakubwira ngo uzaba umushumba. Uko niko yahamagaye Dawidi. Rero igihe cyabo mubareke bavuga ubutumwa. Cyo kuvuga ngo byari mu macaci kwa nini bivuga iki? Bivuga iki byo? Mureke ubutumwa bwiza. Hagayi ntiyari umuhanuzi. Oya ntuzi. Hagayi yabaye umuhanuzi. Yabaye umuhanuzi. Sibyo? Umuhanuzi Hagayi si yari umugore? Ntago mbizi niba ari umugore, niba ari umugabo, niba ari umugabo, ntago we muzi. Na yari umugore. None se si yari umuhanuzi? Harimo muri bibi harimo abadamu nka batatu bari abahanuzi. Rero ni ukuvuga ngo mubareke bashiki bacu mugende mukorera Imana, mwagura ubwami bw'Imana. Yesu ati mugende mu. None se nta baperezida wumva babadamu barahari? None se nta bameya turi kumva kandi ugasanga bujuje inshingano neza kuruta abagabo? Impamvu Imana ihamagaye abadamu cyane, impamvu Imana ikoresheje abadamu cyane, nuko abagabo twarengereye. Abagabo tuvuga ko barengereye cyane. Hari naho numva ngo ngiye ngo ntiyangira kwitangaza makuru ari umudamu ngo reka. Oya, izo ni doctrine zanyu, muzireke, mureke ubwami bw'Imana bwaguke. Nubishobora nawe ubwira undi nagukundira kabishoboye kubivuga nabazabewe. Icyo ni Imana ishaka kujya kwamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Ntabwo bwandikiwe abagabo cyangwa abasore, twese twahamagariwe gukorera Imana. None mukozi w'Imana, urabona ko baravuga hari umuhanuzi wavuze ngo hari igihe kizagira ngo Bibiliya bazitwike cyangwa ngo tuzibure, ngo abazifite ngo bazikomereho. Wowe mukozi w'Imana ubyumva gute ubwo buhanuzi uko bumeze? Ibyo byo na Pastor Isayi yavuze ko ngo Bibiliya ari iz'abazungu, ari izavuye hanze, tutagomba, mbese ubwo yashatse kuvuga ko atari ijambo ry'Imana. Njyewe ntabwo iryo jambo narihagarara rya Pastor Isayi yavuze. Nta nubwo nshaka ko urana umushumba afite igitinyira Imana yamuhaye, afite amavuta Imana yamuhaye. Sibyo? N'icyubahiro. Kandi Bibiliya avuga ngo kubahwa yubahwe. Dawidi niwe wabivuze neza. Dawidi Sawuli igihe yamugenzaga, sibyo? Ingabo ze zaramubwiye atariko uyu nguyu igihe atwirukankaniye uwamwica. Dawidi aravuga ati hoya, biragatsindwa n'Uwiteka gutinyuka cyangwa amena amaraso uyu we yimikishije amavuta. Sibyo? Biragatsindwa n'Uwiteka gutinyuka umushumba nk'uriya, Uwiteka aramwimikishije iki? Amavuta. Reka twisubirire aho ngaho, ubwo baba barenge ntibazongera. Reka twisubire ku kandi warumbajije. Bavuze ngo Bibiliya ibyo byo akarengane tuzakacamo. Nanjye sintinya kubivugana n'ubu, hari aho tukabona. Sibyo? Ugasanga umuntu ntabwo agishaka kugenda na Bibiliya,
ahubwo ari kuyibika mu gikapu kugira batamufata, sibyo se? Kugira batamubaza ibyo arimo. Rero byaratangiye, simvuga ngo wenda zizatwikwa, oya, icyo mpamya cyo nuko bazazikosora ngo harimo ibyagenderwaga kera ngo ubu ngubu ngo bitakigezwa, bitakijyanye n'igihe. Icyo ngicyo cyo cyaravuzwe, ntawe utanaracyumvisha ko itagezweho ari ya kera, bagomba kuzayivugurura bagashiramo ibijyanye n'igihe tugezemo. Ntawe uvugurura ijambo ry'Imana. Muri abanyabinyoma 100% simbatinya, muri abanyabinyoma 100%. Ntawe uvugurura ijambo ry'Imana. Kibi batubwira ngo nujya guhanura mu rusengero ngo manike urutoki ngo uvuge ubuhanuzi ugiye guhanura, oya, icyo gihe waba ugiye kuvuga amarangamutima yawe. ngo ubwo intumwa zabaga ziteranye, ngo bose bafatwaga n'ikibatsi cy'umuriro bakamanukirwa na Mwuka Wera kibatunguye, bakavuga indimi nshya zitigeze kumenyekana muri icyo gihugu. Uko niko Mwuka Wera amanukira umuntu uri mu bihe ari mu mbaraga z'Imana. Uri mu mbaraga z'Imana ntabwo avugwa, ntabwo abamubwira ngo vuga ibi. None se mukozi w'Imana uri kubona ko igihe turi kugeramo ni igihe cy'abantu bize, bagiye no kuyobora imidugudu cyangwa amatorero barize ibyo mu ishuri. None ko tuzi ko Umwuka Wera ari ukora mu bantu bakavuga n'ibyo Umwuka Wera yababwiye, none bizagenda gute niba tugiye kwigishwa n'abantu bize amasomo? Mwihangane, ubwo n'ubujiji dufite, mubareke bige. Iyo gahunda y'igihugu, uwo murongo w'igihugu nanjye ndawushigikiye. Nanjye wampa kwiga kandi anabishaka, nanjye nzajyayo nige, mbona impamyabushobozi no mu mashuri asanzwe y'isi numva nakiga nkabona indi impamyabushobozi. Wari wagera ahantu kuvuga ururimi rukakunanira? None se ni gute nimba Imana ivuga ngo izakugira ukomeye, izakwicazanya n'abakomeye, izakugendesha amahanga? Ngiye muye n'abantu ba inshuro nyinshi, cyangiye mu bihugu inshuro nyinshi, nkavugana n'abantu tudahuje ururimi bikananira kuko ntizi, ariko narize byanyorohereza. Ntago mvuga kwiga uravuga kwiga Bibiliya, oya, nabyo ni byiza, nawe wamenyera ubundi bumenyi, nabyo biragendanye, sibyo? Ni byiza cyane 100%. Nimba unabirwanya ntabwo uri mu Mwuka w'Imana. Emera wige, uhagarara imbere y'abantu uzi ibyo babwira, ahubwo ugira ibanga ryo kugumana na Mwuka Wera. Babikubwira ibyabo, ariko nawe ugira ibanga rya Mwuka Wera. Nugira ubwo bumenyi ukagira na Mwuka Wera, uzabasha kumenya abo uhagaze imbere ni bande. Ese ndababwira mu kirere gisute? Ese ndababwiriza mu wuhe mwuka? Ese aba bantu ndasobanura Bibiliya gute nyijyanishe na Mwuka Wera mfite? Iyo ufite Mwuka Wera ukanamenya no gusobanura, biba byiza cyane. Ya rero ntabwo ari bibi. Urakoze cyane mukozi w'Imana, akantu ushizemo kuba warize ufite na Mwuka Wera. None kuba warize ukayobora udafite Mwuka Wera, ibyo bizatera ikihe kibazo mu bakristo? None se reka mbabaze, ni igihe cyabo, sibyo? Ni igihe cyabo. Icyo mpamya cyo uwimitswe n'umwana w'umuntu agiye kuvaho, hajyeho uwimitswe n'Imana. Ntabwo Imana izemera ko itorero ryayo ritobwa kandi riribatwa. Ibyo byo ntabwo Imana yabyemera. Urakoze mukozi w'Imana, Imana ni guhumugisha kandi Imana igushoboza guha imbaraga igihe cyose, kuko utubwirije neza. Reka tugusabe uduhe nimero yawe, ku buryo hari abazakubona bashaka kugira ngo basengere cyangwa mbese bakwifashisha. Reka tugusabe izo nimero uziduhe, noneho tuzazibonereho. Ni karibu. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni uguteranya 250 79 86 16 19 amusore kanongere ntangire 07 guteranya 250 mwihangane 79 86 19 5
kane kabiri. Reka nongere ngasubiremo, ni uguteranya 250 79 8 gatandatu 19 5 4 2. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana iguha umugisha. Niba nta kindi wenda warenzaho, twasenga Imana, ariko nagusaba ngo Imana iduha amafaranga kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kuko ntago wakora umurimo w'Imana udafite amafaranga. Banadushigikira ahubwo n'ubyumva afite yerekwa, afite umutima w'imbabazi. Ufite umutima byose biri muri bo. Nanjye biri muri nje. Umuntu numubona ukambona umufite umutima w'imbabazi, uzakora ibyo Imana ikubwiye. Ntago turi kubasaba kugira ngo wenda oya batabyumva ukundi. Uwo ari we wese uzabona ukabona umufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo, uzakora ibyo Imana ikubwiye. Murakoze cyane. Urakoze cyane rero, reka tugusabe udusengere udusoreza. Imana nziza, turagushimye bw'udushoboje, turagushimye bw'ijambo ry'imbaraga ryo kubohora utambukije, turagushimye kubw'uburwayi ukijije, turagushimye kubw'amako ugiye gukora, turagushimye kubw'uburwayi uyu muntu hari urwaye igihe kirekire akaguru ukijije, ndagushimye kubw'uyu muntu bari bahaye randevu yo kubaga ukijije, ndagushimye kubwa buri mwe wese wumvishira ijambo. Menagwa inzugi z'imiringa ku buzima bwa buri mwe wese, nuguruye amarembo y'umugisha, ncagagwemo ibihindizo by'ibyuma, ibendera rizamurwe, impundu zivuge, insinzi zitaye ku buzima bwa buri mwe wese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Murakoze cyane mwege mwadukurikiye, mukande subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dukora, kandi turabakunda cyane. Imana nibaha umugisha, muhahe muronke, Imana ibarinde ibihe byose, kandi turabakunda namwe mudukunde rero kugira ngo tujye tubana muri izi gahunda. Ibiganiro ni naho ubutaha kandi nakagaruka. Reka tubashimire tubabwira ngo ciao ciao.